Ni inkuru y'akababaro ku bantu basenga muri aka kanya babashe kuba bafatwa. Ni nyuma y'aho mu itorero ADEPR bari bamaze kuba bavuga ko hagiye kujyaho indi komite yunganira abacunga umutungo w'itorero. Hongera kujaho komite igiye gusigarana insengero zigiye gusigara mu gihugu. Ni ukuvuga ngo hari insengero zimwe zigiye gusigara ziri gukora, hari n'izindi zigiye gusigara zidakora. Rero izo nsengero zigiye gushirwaho komite iraza icunga umutungo w'iri torero mu buryo butaziguye. Nituvuga mu buryo butaziguye uraza kwisobanukirwa neza. Mu by'ukuri nyuma y'aho iri tangazo ribashe kuba ryasohoka, abantu batangiye kuba bafatwa n'ubundi. Bafashwe barimo gusenga, ubwo bari barimo bahimbaza, barimo banezerewe, nyamara ibi bintu bagiye babisuzugura bavuga ko by'ukuri nta n'umwe wababuza gusenga, ariko burya ngo itegeko rirusha ibuye kuba ryaremera. Reka tubanze tubasabe rero mukore subscribe, kuba utarakora subscribe ni igihombo cyawe, kandi nyaboneka nimutarakanda ku nzogera gira ukandeho hakiri kare. Nyaboneka kandaho hakiri kare kugira ngo ujye ubona notification ya video yose dusizeho, kandi nyaboneka niba wifuza ko twabasha gukorana, hari inyunganizi ushaka kuduha cyangwa se ikindi gitekerezo, wakandikira muri comment ukanasiga nimero tukaza kuba twakuvugisha. Kandi haramutse hari icyo ushaka ko mu by'ukuri cyahindurwa muri izi video zacu tugenda dukora, nabyo wabitumenyesha kugira ngo tubashe kuba twabikurikirana. Nyuma y'ako kananga turaza kuba twakomeza. We lift our voices high, praising God on high. Kora subscribe, like, share na comment kuri channel yacu. Ubundi ni ukubera iki abantu babwira ngo mwe gusengera ahantu hatemewe, cyangwa se musenge mukurikije amategeko n'amabwiriza bigenga amatorero ndetse n'amadini mu karere ndetse no mu gihugu bukoreramo, warangiza ukaba wabinenga? Ni ukuvuga ngo aba bantu bafashwe nk'uko mubibona, bari barimo basengera hano mu butayu. Murabona ko ari ahantu hatari mu rusengero, murabona ko ari ahantu hasa nkaho mu by'ukuri hari hihishe. Ni ukuvuga ngo kugira ngo polisi ibashe kuba yahagera biyitwaye igihe kinini, biyitwaye umwanya utari mutoya kugira ngo ibashe kuba yagera kuri aba bantu. Rero polisi ikimara kuba yagera kuri aba bantu bari barimo basenga, yababajije niba insengero zarabaye nkeya. Noneho bamwe barapfukama baravuga bati mutubabarire, nyamara ntabwo byabashe kuba byasohoka, dore ko bamwe bari bamaze kuba babambika amapingu, abandi babashe kuba babageza mu modoka. Tubibutse ko aba bantu aho basengera usanga nimba ari mu ishyamba, ibiti barabivunaguye, barangirije ibidukikije. Ni ukuvuga ngo nawe reba ahantu babyinira buri munsi, ahantu usanga bari kwidagadura buri munsi, nawe ugeze hariya mwa kiriya gitari wabona ko mu by'ukuri baba barimo bangiriza ibidukikije, mu gihe abaturage cyangwa se ba nyiri imirima bavuga bati mu by'ukuri tujujubijwe n'aba bantu baza gusenga bakanyura mu myaka yacu. Aho kugira ngo aba basenga babe ibisubizo, ahubwo basigaye baba ibibazo ku baturage, baba ibibazo muri sosiyete. Ibi rero nibyo leta iba idashaka, ivuga iti by'ukuri nimukore ibyo mushobora byose, ariko mubashe kuba mwasenga amasengesho, kandi amasengesho ashobora kuba yagera ku Mana. Hari igihe rero usenga amasengesho akaba atabasha kugera ku Mana kubera uburyo wabashe kuba wabyitwaramo. Nimba Imana yaravuze iti nkuhaye ubwenge mwana wanjye, mfite uko nzakurinda, mfite uko nzakuyobora,
nawe warangiza ugafata bwa bwenge Imana iguhaye ukagenda ukabukoresha nk'igihwerawere. Mu by'ukuri nta na rimwe Imana ishobora kukwitaho, kubera ko iba yaguciriye amasiri ariko ntubashe kuba wayamenya. Imana yakubwiye iti nzabana nawe mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi, ariko mu by'ukuri nawe uzagira ubwenge. Mu by'ukuri usanzwe uzi neza ko gusengera ahantu hatemewe, aho bita mu butayu, aho bita mu dushamba dutandukanye, urabizi neza ko bitemewe. Nimba rero ubizi neza ko bitemewe, ukaba wakurikira ibyo abahanuzi bagenda bakubwira bati Uwiteka Imana izaturinda, izakurinda, ariko nawe uzabanza wirinde. Rero aba bapolisi babashe kuba bagwa gitumo aba bantu cyangwa se abakristo mu gihe batangiye kuba basaba imbabazi. Umwe yarimo abambika amapingu, undi abinjiza mu modoka. Ibintu bisa nkaho ari ibintu sinzi ko nabivuga, bimwe bigaragara nkaho badakunda abantu basenga, ariko ntabwo ariko biri. Nimusenge, gusenga biremewe, ariko nyaboneka musengere ahantu hafite umutekano, hafite ingaruka nziza ku muturage. Noneho barabazwa bati ese nk'ubu ngubu uramutse uje gusengera muri uru rutare, inzoka ikaba yakuriramo, ese si wowe uzaba usize ubuzima bwawe mu kaga? Ese uramutse uri muri uru rutare ibuye rikaba ryakugwaho ukaba wasize ubuzima? Rero leta iba ireberera abaturage, iba ireberera, ni ukuvuga ngo umuntu uwo ari we wese, umuturage uko yaba ari kose, yaba umukristo, yaba utari umukristo, yaba usenga, yaba udasenga, leta iba yifuza ko yamererwa neza, akagenda agakora, akiteza imbere, noneho akabaho ubuzima bwiza. Rero aba bakristo cyangwa se abantu bari barimo gusenga bashobora kuba bakwerekezwa kuri sitasiyo ya polisi. Sitasiyo ya polisi igiye kuba yabacumbikira igihe kitari gitoya. Ntabwo twavuga ko igiye kubafunga, ahubwo igiye kuba yabaganiriza. Nyaboneka tugira inama abantu, mujya gusengera ahantu hatemewe. Nyaboneka insengero zirafunguye kandi zujuje ibisabwa. Niba umaze umwaka usenga mu by'ukuri, kandi ibintu nk'ibi ngibi bijya bibaho, ugasanga umaze umwaka usenga nturasubizwa, undi uratashe, nyamara abo musengana ukabona barimo gusubizwa, abo musengana ugasanga barimo barashingirwa, wowe uri aho ngaho imyaka irimo iragusiga, bakakurema agatima ngo nta rukweto rubura urwarwo. Ibi rero nibyo kukurema agatima, kubera ko by'ukuri amasengesho yawe ashobora kuba yarabaye amahuri, amasengesho yawe ashobora kuba yarasenzwe nabi, bityo rero bikaba byatuma ibyo wasezeranijwe bitabasha kuba byasohora, bitabasha kuba byagaragara. Rero ibintu nk'ibi ngibi tuza tubibabwira, mujye muzirikana ko Uwiteka Nyiringabo aza yita ku bantu bamushaka kandi bakamushakana umwete, kandi akita cyane cyane ku bantu bamushaka kandi bakamushaka mu buryo nyabwo. Rero aba bakristo bafashwe barimo gusenga, hari harimo uwo bita umudiyakoni mukuru wasengeraga muri iri torero, hakaba hari harimo umuririmbyi, perezida w'abaririmbyi mpuzamakorari, nawe yari yaje hano muri ubu butayu. Nyuma yaho rero abashe kuba yafatwa, amakuru twakuye muri aba bantu cyangwa se mu itorero basengeramo, batubwiye ko mu by'ukuri urusengero rwabo rufunguye, batazi rero impamvu yateye aba bantu kuba bajya gusengera mu butayu. Mu gihe twavugishaga gitifu w'aka kagari, aba bantu bafatiwemo yavuze ko mu by'ukuri iki kibazo akizi neza. Rero mudugudu w'aka kagari cyangwa se w'uyu mudugudu basengeramo, byaje kugaragara ko mu by'ukuri bafashwe barimo basenga, ariko nubwo bari barimo bari gusenga nta na kimwe bangirije, usibye ko
bari barimo bavuga amajwi menshi. Aya majwi rero akaba ariyo yatumye bagubwa gitumo. Rero abantu basenga nyaboneka mujye musengera ahantu hemewe, mujye musengera mu rusengero nk'uko mugenda mubishishikarizwa n'inzego za leta. kandi mu by'ukuri niba iyi video yagushimishije ugenda uyihereza abantu bose basenga kugira ngo nyaboneka bajye bubahiriza gahunda za leta. Ibi nibyo tuba tubifuriza. Bye bye.